Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Tugarutse imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo tuyishimira. Dufite amashimwe mu mitima yacu yo gushimira Imana. Imana rero nihabwa icyubahiro, turayishimiye. Uyu ni umunsi mwiza rwose Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, dutekerereze abantu imirimo y'Imana. Imana nihabwa icyubahiro, kandi namwe tunabasuhuza tubifuriza umunsi mwiza, umunsi Imana yaturemeye. Mugubwe neza aho muherereye hose, Imana y'amahoro irushaho kubagirira neza. Nkuko bisanzwe rero, ni Pastor Gatera Jose bashimira kandi n'abararikira kugira ngo tubane muri aya masaha. Nkuko bisanzwe kwa gatandatu saa 4, isaha yo kuzirikana kw'Imana, isaha yo kuzirikana kw'Imana. Imana yacu irazirikana. Rero nabasuhuzaga mwese abo dufatanije uyu murimo, bavuga butumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi, aho muherereye, bakristo ba Pentecote Philadelphia. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Badukurikirana, inshuti zacu badusengera, badushyigikira, ntabwo dushobora kubibagirwa, kandi niyo mu ijuru ntiyabibagirwa. Imana y'amahoro ibakomeze kubagirira neza. Rero reka dusenge, niturangiza twakira umukozi w'Imana Pastor Serugendo Dismas abasuhuze kandi nabagezaho ijambo ry'Imana. Reka dusenge, tumusengere. Urakoze nyiribihe, urakoze Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana twiringiye, Mana ifite imbaraga. Urera, izina ryawe rirera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Izina ryawe nirishimwe. Tukweretse uyu mwanya tugiye kujyamo, mwanya w'ibitangaza, mwanya wo gukora imirimo yawe, mwanya ukiza mu indwara, mwanya uruhura abarushye, mwanya ijambo ryawe ubohora ababoshye, ijambo ryawe rigende rigere kure. Mu izina rya Yesu risohoze ikirizanye, indwara zikire, abadakijijwe bakizwe, imbaraga z'Imana zikore. Mwami Yesu, ntabwo ijambo ryawe rijya rimanukira ubusa, ahubwo risarure, ribona umusaruro. Ni umuhigi wa mu gihombi, rihige kandi ritahane umuhigo mu izina rya Yesu. Kandi hagira abahembukira muri iri jambo, abarushya baremerewe, uyu muntu urwaye umutwe akire. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze mwami wanjye, urakoze kugiye kubikora. Cyo nkumire n'imbaraga z'umwanzi zikorera mu kirere, zikinira ku butaka, imbaraga zose zirangaza abantu, zituma abantu batumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ari ryo rirema, ryo ryaturemye. Ayi Kristo, uyu mwanya ushyigikire, abantu baturize imbere babashe kumenya icyo bashakaho, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka rero twakira umushumba wacu abasuhuze, kandi aranatugezaho icyo Imana mukize ku mutima. Karibu. Turabashubuje bene data, igitondo cyiza, Imana ibaha umugisha. Tunejejwe n'Imana kuko yatuhaye aka kanya, tugiye guhagarara mbere yanyu tubageze ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo tugiye gusoma iri mu gitabo cy'Ingoma wa kabiri, gice cya 12, dushaka kugarukira ku 19. Yari reka tubanze tuasome. Hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza ahantu ngo abe inzu yo kutambiramo ibitambo. Nindamuka ngize ijuru imvura ntigwe, cyangwa nindegeka inzige ngo zonone igihugu, cyangwa ni nohereza umugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitirirwa izina ryanjye, nimuca bugufiya, nibaca bugufiya bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bakahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru
mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye azajya yumva gusengerwa ahantu. Kuko ubu natoranije iyi nzu ngayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose. N'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo imisi yose. 17. kandi nawe nugendera imbere yanjye nguko so Dawidi yagendaga, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe nguko nasezeranije na so Dawidi. Ngamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abisirayeli. Murongo wa nyuma. Ariko nimuteshuka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashize imbere, mukagenda mugakorera izindi mana, mugakora izindi mana muzaziramya. Reka tumve tugarukiraho. Aya niyo magambo tugiye kuganira, mukawera dufashe kuryumva neza no kurisobanukirwa. Ibi byari igihe cya Salomo, yari umwami ayobora ubwoko bw'Abisirayeli. Isirayeli Mana yayicishijemo mirimo myinshi ikomeye, mikorere y'Imana muri bo, batuberere intangarugero. Natwe nidukurikira izo nzira buryo bagendanaga n'Imana, natwe tuzabona umucyo w'Imana. Aya niyo magambo navuze tugiye kuganira. Abantu bavuga kintu kitwa masezerano. Rimwe na rimwe bakayivuga batayizi. Masezerano ni iki? Ninde utanga amasezerano? Ninde ukwiye kuhabwa amasezerano? Hano Imana niyo itanga amasezerano ku bakiranutsi cyangwa ku bwoko bwayo. Muto w'ijambo tugiye kuganira uratubwira iki? Mu masezerano y'Imana abamo ibyiza n'ibibi. Mu masezerano yose kuva itangira ry'isi ushaka gusanga arimo ibyiza akabamo n'ibibi. Masezerano Imana yahaye Adamu na Eva abayemo byiza, abayemo n'ibibi. Masezerano yose ya Abrahamu n'Imana araho usanga byiza, araho usanga harimo n'ako kamenyeto k'ibibi. Twebwe abanyamasezerano bibibiye turimo, ntago tuzi agaciro k'amasezerano, ntago tuzi impamvu Imana yatuhereye amasezerano. Bamwe ntago bahesha kumenya ko ari Imana yampaye isezerano. Munyamasezerano mundu umaze kuhabwa isezerano n'Uwiteka Imana, buri gihe cyose arinda buzima bwejejwe, agendera mu mibanire myiza n'Imana, aba ari umuntu wo kumvira Imana, aba ari umuntu wo gukiranukira Imana, kuko afite iki? Isezerano ry'Imana. Iri sezerano tukuriye kuririnda muri twe. Iri sezerano tukuriye kuryubaha muri twe.
mbabazwa n'ijambo abarokore tukunda kuvuga ati Paulo yabwiye abakorinto, ninde wabaroze mwatangiye mu muka mugiye kurangiza mu mubiri. Mu myaka itambutse, ibaye imyaka myinshi, twahabwaga amasezerano y'Imana, wumvaga kwishimira no kunezererwa kubw'ayo masezerano, byakuheshaga imbaraga ukavuga ko nanjye Imana irankunda, ukagira ibyiringo sinzapfa gupfa, sinzakorwa n'isoni, kuko mfite iki? Isezerano ry'Imana. Ariko ngabigereranya n'uyu munsi, tusigaye tubona ko amasezerano tutangwa tuyihabwa n'abahanuzi. Hari n'abahanuzi bamwe bagakubita, ni njyewe naramuhanuriye ko wazajya hanze. Uri gikoresho gusa k'Imana. Ni Imana yasutse umwuka wayo ikakwishurira umugambi wa mwene so, icyo Imana igambiriye ku buzima bwe. Mbese usanga ntago tukihesha isezerano ry'Imana agaciro. Mu masezerano yose nk'uko Imana yaguhaye, umenye ko harimo byiza, harimo n'ibibi. Nuba maso, ibyo bibi ntago bizakugeraho. Nuberera isezerano amaso, ibyiza bizakubaho. Ariko utayibereye amaso, ushaka usanga bibi byakugeraho. Imana idufashe. Twaje mu ijambo mu buryo bwo kubagirira inama, atari ivuga butumwa risanzwe. Yesu muramuzi, Yesu muramwakiriye, Yesu muramukorera umurimo, Yesu mwaramwishimiye kigihe mwabonye amasezerano, kigihe abakijije uburwayi mwarishimiye. Ariko iyi minsi murimo kugendana gute na Yesu? Masezerano y'Imana turayifata gute? Se itorero turimo kuhagarara buri mundu ku rufatiro rwe, buri mundu aracyahagarara ku izamu rye, buri mundu aracyakora inshingano ze nk'uko zikwiriye, kuko twese mu muhamagaro Mana ndago yatuhaye inshingano imwe. Bamwe yabamagaye nka bavuga butumwa, bamwe bamagara nk'abakoreshwa mirimo n'ibitangaza, bamwe bamagara nka abarimu, bamwe ibamagara nka bahanuzi, abandi bamagara nk'ababishop. Icyo cyubahiro cyabo Mana yabahaye. Abandi mbese tutari mu urwego rumwe mu muhamagaro w'Imana, kandi akabamo utuhagararira mu muhamagaro, nawe akabamo ayoborwa n'Imana watuhamagaye. Itorero kundu batwigishaga mu myaka itambutse yuko yaba uhagarariye itorero, abamuingirije, abaririmbyi, abavuga butumwa, abahanuzi, abafite impano zitandukanye, ko bose bayoborwa n'uyu uhagarariye itorero. Uyo agariyo n'itorero akahabwa amabwiriza n'amategeko y'Imana, nawe akayigeza ku bantu nk'uko Imana yabanaga na Mose. Imana niyo yaganiraga na Mose, akamuha amabwiriza n'amategeko, Mose nawe akajya kuyibwira Abisirayeli. Abisirayeli nabo kubwabo bakabishyira mu bikorwa. Ariko ndimo kureba mikorere yacyo mu iminsi, itorero y'iminsi, c'est désordre. Ntago tukigendera mu buyobozi bw'umwuka wera, ntago tugishaka kwezwa no gukiranuka, ntago tugishaka kwera imbuto nziza. Mu gihe itorero ritatinya icyaha, itorero ritasenga, riba ripfuye, kuko inama nziza tuyikura ku Mana,
inzira nziza tuyerekwa n'Imana mu gihe twafashe ibihe byo kwiriza no gusenga. Ubona hano ijambo riratubwira ko cyangwa twavuze mutwe w'ijambo mu masezerano y'Imana abamo ibyiza n'ibibi. Kandi tukavuga ko hano yari igihe cya Salomo yahagarariraga Abisirayeli, ariko mu gihe cye Salomo yashatse Imana mu nzira y'amasengesho, gusenga niyo mibereho myiza y'itorero. Gusenga niyo umukristo aboneramo imbaraga zo gukomera mu rugendo. Gusenga niyo abakozi b'Imana babonagamo ishirirwa ry'ijambo bageza ku bantu b'Imana. Mwuka w'Imana akabageraho, akabaha ibyo babwira intama. Ariko nk'uko imyaka igenda ishira, ndimo kugenda mbona mikorere y'umwuka n'itorero irimo kugenda icogora. Kubera iki? Kubera tutakiranuka no gusenga Imana. Abakozi b'Imana turazerera, ntago tugituza hamwe tusengere umurimo w'Imana, tusengere ubwoko bw'Imana yaduhaye, tubakomeze mu rugendo, tubagirire inama mu rugendo. Ibi bihe mundu yakwifata gute? Ibi bihe mundu yahagararana n'Imana gute? Hanyuma Uwiteka yireka Salomo, kuko Salomo yari mu bihe, yafashe ibihe byo gusengera umurimo itorero ry'Imana. Mana iza kumwereka nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoranirize ahantu ngo abe inzu yo gutambiramo ibitambo. Koko by'ukuri twishize mu maboko y'Imana mu buryo bwo gusenga, twiyeze, Mana ntago yabura kumva gusenga kwacu. Kandi nimara kumva gusenga kwacu, isha kutwiyereka ko ahantu natoranirije azaba inzu yo kuntamiramo ibitambo. Itorero Pentecote, inzu y'Imana. Ejo simbizi natekereje, navuga ko Yesu arimo kwicara akareba itorero rihagaze gute. Itorero natwe turimo kwicara tukareba ko Yesu turamukorera mirimo imeze gute, tukurikije ubuhamya tusigaye tumva mu itorero mu murimo w'Imana. Itorero turashaka ko Yesu yongere amanuke, aze yitwaje ingoni, akubite mu itorero, atatanye birimo gukorerwa mu itorero, adusohore hanze, akinge muryango w'itorero. Kuko ari igihe Yesu yabikoze gutyo. Inzu ya data, inzu yo gusengeramo, mwayihinduye inzu y'ubucuruzi. Yesu atushoboje. Kuko usanga bimenyetso bimwe na bimwe, kubwiriza abantu kwihana no kureka ibyaha, izo nyigisho zaracogoye. Kwinjiza abantu mu buryo bwo gushaka imbaraga z'Imana. Kuko itorero Pentecote buri gihe cyose tugomba guhora dushaka imbaraga z'Imana. Mwuka Wera ari muri twe, na niyo atuma adufasha mu gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. No, turaba Pentecote, tubaye nk'abantu twataye umucyo w'itorero Pentecote. Yesu atushoboje. Ko rimwe na rimwe inyigisho ziza zo kugaruka kwa Kristo, kandi iyo nyigisho mu minsi ishwida. Hari inyigisho usanga abantu bafite inshingano yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, hari inyigisho baretse, kandi nizo nyigisho z'ingenzi: kwihana ibyaha, gusenga,
kubabarirana, gusaba imbabazi no kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu. Iyo niyo nyigisho rigomba kuba mu itoro Pentecote. Mu gihe tutigisha abantu ibyo, itoro Pentecote rizatunanira. Reka dukomeze bya Salomo. Numvise kusenga kwawe. Kusenga gihe cyose abantu b'Imana bateranaga basenga. Twabaye mu itoro Pentecote habagamo misi abashumba gusenga, abadiakone, abavuga butumwa. Ibyo byiciro bitatu byahagarara n'abanyimpano, kiciro cya kane bafataga biye mu rusengero basengera murimo y'Imana. Mana ikagira icyo yishyurira, ikagira ikibabwira, ikabaha icyerekezo kizima cyo kuyobora itorero ry'Imana, nabo bakageza ku bakristo iyo Mana yababwiye. Ariko ibaye morale bakozi b'Imana kuhuza mutima basengere inama. Yesu atushoboje. Kubwanje mfite akahinda numva comportement nyifatire y'abakozi b'Imana, amashari y'abantu bafitanye. Mundu atishimira amahoro ku mugenzi we, mundu atishimira mugisha w'umugenzi we, ninde nawe uzakuhesha umugisha? Ni kibazo. Ariko bona turimo kubirebera kure. Reka tukomeze murongo ukurikiraho. Nindamuka mumve ikibazo ngaruka y'ibyaha nabyo bibaho. Hari igihe Imana ishakurakarira abantu, hari igihe Imana ibabazwa n'ibikorwa bibi, ariko Imana ikarakarira abantu ikabateza ingaruka, ikabateza ibyago. Ibyo bibaho bene data. Mu gihe dukora ibyaha, mu gihe tugirira abandi nabi, mu gihe twifuriza abandi nabi, mu gihe tutakora murimo w'Imana neza. Ndavuga cyane abantu bafite inshingano, o bishop, o reverend, o pastor. Mumenye ko mufite inshingano ikomeye yo kuyobora izi ntama z'Imana mu nzira y'ukuri, muzazigeze mu bwami bwo mu ijuru. We muhanuzi ugenda ukora iki? Uyobya abantu. Iyo siyo nshingano zawe. Uteranya abantu, iyo siyo nshingano zawe. Muhanuzi ahuza abantu n'Imana. Muhanuzi azana umwuka w'abantu kwiyeza, kwihana, kubaha Imana, guca bugufi mbere y'Imana. Ntabwo akura abantu mu bushake bw'Imana, ntabwo ateranya abantu, ntabwo anangisha abantu mwangane. No. Icyaha cyose turimo gukora ku murimo w'Imana mu iyi minsi, mumenye ko ari igihe tutihane dushobora guhura n'ingaruka y'ibyo byaha. Icyo mundu abiba si nuko tuyigisha abandi, na nicyo mundu azasarura. Ntago wabiba ubunyobwa uze gusarura ikintu kitwa iki? Isoye. Ntago wabiba ibigori uze gusarura ibishimbo wishwida. Twigisha abantu tugire natubwenge, tube maso, tumenye ko ibiye tugezemo twagaze gute, ivuga butumwa turimo kurivuga gute, masengesho yacu yo gushaka imbaraga ziva ku Mana zikatugeraho, natwe izi mbaraga tuzinjize ku bakristo, itoro rihagarare ku rufatiro rw'Imana. Itoro twaratewe, itoro twarinjiranywe, abakristo batagitinya icyaha kubera ko ntayivuga butumwa ry'icyaha, abantu batakihana ibyaha kubera iki? Ntayivuga butumwa yo kwihana ibyaha. Naravuze misi ishize, sigaye mbona abantu ntago bakiva ku isi binjire mu itorero. Abantu ubwo barimo kuva mu itorero niyo bajya kuba abanyabyaha, uriyo ko abanyabyaha binjire mu itorero bakizwe. Tufite
akadomo mu ivugabutumwa ryacu mu imisi, mu guhagararira amatorero kwacu mu ibi bihe turimo. Reka tumve sasa iri jambo hano, ngaruka y'icyaha rishakuba ku bantu. Nindamuka ngize nginze ijuru imvura ntigwe. Mana yavuga ko nindamuka nginze ijuru imvura itagwa, cyangwa nintegeka inzige ngo zonone igihugu, cyangwa ninohereza umugiga ku bantu banje. Mwumva ibyo bihano: imvura itagwa, inzige konona igihugu, umugiga ku bantu banje. Bihano bitatu Mana ishaka guteza abantu mu gihe twanze kwikorera neza, mu gihe twanze kugendana n'Imana neza, mu gihe abantu basige bareka gushaka ubwiza bw'Imana, bajya gushaka inzira zitari z'ubushake bw'Imana, bajya gushaka abapfumu. Reka tubivuge gutyo. Abantu basige baroga bakajya mu rusengero, migambi yabo no kwangiza murimo w'Imana, migambi yabo no kwangiza abanyimpano, migambi yabo no kwangiza iterambere ry'itorero. Se Imana niduteza ibi byago n'urugero, sinifuza ko bibe, ariko tuyihane, tuhindura inzira zacu, tumenye buryo bwo kuyobora umurimo w'Imana, turebe buryo bwo kuhagarira abandi. Se turabajyanaye, tuzabageza aho Imana ishaka. Kera Mana ikituhamagara ku murimo, tugisengerwa kuhagararira itorero, abantu benshi cyangwa se abakozi b'Imana benshi nagiye numva byifuzo byabo: manumba abakristo 1000, manumba abakristo 2000, manumba abakristo 5000. Se ikuhaye 5000 uzashobora kubayobora, uzabageza mu bwami bwo mu ijuru? Muzi ko ariyo nyungu Mana dushakaho, kuyobora inama, kandi munsi wa nyuma tuzabageze mu bwami bwo bw'Imana. Sasa hano tubajijwe ibihano bitatu nimba Imana iramutse ikinze imvura kutagwa mu gihugu, Mana ikateza inzige zonone imyaka twahinze. Yemwe abahinzi, Imana nituteza umugiga, mutubwire tuzikiza ibyo byago? Kuko bona iyi misi ntabwo dutinyica. Yesu atufashe. Navuze ko yari igihe cya Salomo, ariko n'ubungu Mana irashaka buryo Salomo yagendanaga n'Imana. Inama Mana yamugiriye Salomo niyo natwe tugomba kugenderamo, itukize ibyo byago bitatu. Murongo wa 14, kandi niyo murongo w'ingenzi. Twiyeze tubwira abakristo tuyobora inguru yo kwihana ibyaha. Banze kutumvira, ariko tubabwiye, kuko nabo munsi wa nyuma Mana izababaza. Bwana Yesu asifiwe, bakozi b'Imana. 14, maze abantu banje, Mana niduteze ibyo byago. Hano aratubwira ko maze abantu banje bitirirwa izina ryanjye. Turi abantu b'Imana, turitirirwa izina ry'Imana. Nkunda kumva abantu biratira ndi umukozi w'Imana. C'est bien. Ariko kwita umukozi w'Imana utera imbuto, utumvira Imana, udatinya icyaha, nta mumaro bifite. Utayobora abantu mu nzira yo gukiranuka, utagirira abantu inama nziza, nabyo nta mumaro bifite. Maze abantu banje, turi abantu b'Imana koko, bitirirwa izina ryanjye. Abo bantu, reka twongere dusubireho. Maze abantu banje bitirirwa izina ryanjye, nibicisha bugufi ya mwicyo gihe Mana yaduteza ibyago cyangwa se yaduhana. Abo bantu bitirirwa izina ry'Imana nibicisha bugufi bagasenga
bagashaka mu maso hanje. Kibazo tushobora kuhura nazo, impamvu ni uko iyi misi nta kusenga guhari, bandu babaye abanyandegenge. Ariko bibazo bibaye, abantu bitirwa izina ry'Imana, abantu b'Imana bitirwa izina rye, niba babonye ibibazo bakicisha bugufiya, bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bakahindukira, bakareka ingeso mbi. Harimo itegeko, abantu bitirwa izina rya, abantu b'Imana bitirwa izina ry'Imana, babonye ibibazo, yaba mu gihugu, yaba ku murimo w'Imana. Niyo nababwiye ko kera twagiraga amasengesho y'abapasteri, y'abadiakoni, y'abahanuzi, mbese usanga ibyo byiciro bitandukanye bikorera Imana mu rusengero. Rimwe na rimwe twasenganaga n'abaririmbyi, tuca bugufiya, turirira Imana bibazo tuhuye nayo ku murimo w'Imana, twasengeraga gihugu. Imana iravuga ko nibicisha bugufiya, bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bakahindukira, bakareka ingeso zabo mbi. Uziko ari igihe tushaka kwirata ko turabandu b'Imana, turakorera Imana, ariko turi mu ngeso mbi, tufite ingeso mbi. Tukareka izo ngeso zacu mbi, tukaca bugufiya, tugashaka ubwiza bw'Imana. Ijambo rirakomeza, uwo murongo urakomeza kutubwira iki? Nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarire ibicumuro byabo, mbakiririze igihugu. Bwana Yesu asifiwe. Mana igihe cyose nimba abantu bimenye bagaca bugufiya, Mana yumva kusenga kwabo. Ariko bona mu imisi nta bumwe, komite y'itorero nta bumwe burimwo. Buri muntu arimo kurwana urugamba ku giti ke, ariko mureke tushake kuba hamwe mu muku umwe, tusenge, tuyicishe bugufi, tureke ingeso zacu mbi. Yaba mu itorero, yaba mu muryango, usanga abantu barokore bangaye mu muryango, ariko ntago bahuza imitima. Barasenga ariko ntago bahuza, ntago bareka ingeso zabo mbi, ntago bababarirana. Bene data, ibyo nibyo bituteza ibibazo mu bibiye turimwo. Ariko mukanguke, itorero ry'Imana twongere dusenge, ducishwe bugufiya, tubabarirane, dusabe Imana imbabazi, tureke ingeso zacu mbi, kuko ingeso mbi ishobora kuduteza ibibazo n'ibigeragezo. Yesu adufashe, kandi Yesu atugirire neza barokore. Yesu ashimwe. Abarimo kudutega amatwi mu uyu mwanya, Amen. Mube maso, mukanguke tena kubwuru muhamagaro Imana yatuhamagariye. Hari igihe umuntu hari igihe amaze kuhaga, haribagirwa ko ejo azasonza. Hari igihe umuntu hariya akajugunya muri pubele, akibagirwa ko abandi barari inzara. Yesu atushoboje kandi adushigikire kubw'imbabazi zayo. Murongo ukurikiraho, uhereye none, Mana irabwira Salomo muri iryo zamu rye ryo gusenga, ntago twaca bugufiya misi 2 misi 3 itorero ry'Imana tuhuje umutima, Imana ibure gukora iki? Kutubabarira mu gihe turetse ingeso zacu mbi. Uhereye none amaso yanje, Mana irabwira Salomo nabivuze, amaso yanje azajya areba, kuko imugiye abantu bagarukira Imana, basenza Imana, bacishwe bugufiya, bakareka ingeso zabo mbi. Uhereye none amaso yanje azajya areba, amatu yanje azajya yumva gusengerwa aha. Mumva mugisha tusha kubona mu itorero ry'Imana, mu gihe duciye bugufiya tugasenga, tukareka ingeso zacu mbi. Imana iravuga ko kuhereye none amaso yanje, amatwi yanje azajya yumva amasengesho yose isengererwa aha hantu. Uwo ni umugisha ukomeye. Gihe cyose duteranye mu nzu y'Imana, Mana ku maso ye kabana natwe, Mana kumva amasengesho yacu. Ibyo bizaturuka he? Mu gihe abantu bishize mu muku umwe, bari hamwe,
bafatanye bagasenga, Mana nawe ikamanuka igakora ibitangaza. Mana isezeranya byiza isezeranya n'ibibi, mu gihe abantu bari maso babona ubutabazi bw'Imana. Reka dukomeze, turi hafi yo kurangiza. Murongo ukurikira 16. Kuko ubu ntoranye iyi nzu ngayereza kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose. Mana yatoranyije itorero ryayo. Mana ikunda itorero. Mana inezererwa n'itorero riba mu buzima bwejejwe. Mana ishimishwa n'itorero riri mu mwuka wo kuhuza. Mureke tutagenda kavuyo muri bintu by'Imana. Bintu by'Imana birasaba ubwenge. Bintu by'Imana birasaba guca bugufiya. Bintu by'Imana birasaba kureka ingeso zacu mbi, tukagendana n'Imana nguko bikwiriye. Murongo ukurikira 17. Kandi nawe, Mana irabwira Salomo, kandi nawe nugendera imbere yanjye nguko so Dawidi yagendaga, ugakora ibyo nategetse byose. Mana isaba Salomo, kandi nawe Salomo, kuko ari wowe wasimbuye so, nugenda neza nguko so Dawidi yagendaga mbere yanjye agakora ibyo nategetse byose. Itorero, Mana nimba yakuhaye umugisha yo kuyobora inama, menya ko n'umugisha ukomeye ugomba kuberera amaso, ugomba kuwukora neza. Yemwe namwe inama mugomba kumvira abakozi b'Imana, tugafatanya amaboko ku murimo w'Imana. Nitugenda neza nguko Dawidi yagendanaga n'Imana, mugisha w'Imana uzakomeza kubana natwe. Tuzahabwa mugisha w'Imana turi ku isi, n'umunsi umwe tubone ubugingo buhoraho. Ariko nitugenda nguko twishakiye, tutashaka kumvira Imana, byatubera ibibazo itorero ry'Imana. Iyo niyo jambo twabazaniye uyu munsi. Se iyi misi wagaze gute? Iyi misi uyayobora inama z'Imana gute? Iyi misi wicara utekereza ko uri umunyamasezerano? Iyi misi wicara uzi ko ariko Imana yakuvuzeho? Ko mbona ibintu byabaye kavuyo munyamasezerano atakishaka kubaha isezerano ry'Imana, muhanuzi nawe atazi inshingano y'Imana yamuhaye, abayobora amatorero ko tutakishakisha inama z'Imana. Mana iravuga uyu munsi nitwemera guca bugufiya, tukareka ingeso zacu mbi, tugasenga Imana, Mana nayo izamanuka kutugirira neza. Mana nakinanira ishobora byose. Nabonye dusenga Imana ibohora abantu. Nabonye dusenga myaka ishize Imana ikiza biburwayi binaniranye. Nabonye dusenga Mana ihindura amateka y'abantu, nuko benshi baribagirwa, nuko benshi batakizera Imana. Ariko Imana yacu irarambaye, Imana yacu irakomeye. Uburwayi ufite irabishoboye, bibazo ufite urabishoboye. Mureke gusa tugarukira Imana, tumenye ko mu masezerano y'Imana ituha idusezeranya ibyiza, ikadusezeranya n'ibibi. Ari umuntu tusengana nukunda kuvuga ati mu iby'Imana bifite amabwiriza. Nutashaka kugendera mu mabwiriza y'Imana, abantu mugenda mwiratira amasezerano kandi mwavuye mu bushake bw'Imana, mutakore by'Imana ikora ivuga, bitazatuberera ikibazo. Uhagaze gute mbere y'amasezerano? Abavuye mu inshingano z'Imana, abayikuye mu nzu y'Imana, mwe mubona ko hano hanze muzaboneramo amahoro. Abatarakizwa, nuko navuze ko nta bantu bagishaka gukizwa. Abantu bose binangiye imitima, abantu barikakaza, abantu babona ko bibyaye bariho kubw'imbaraga zabo. Oya, turiho kubw'imbaraga z'Imana. Se Imana nifunga imvura, Imana niteza inzige kurya imyaka, Imana niteza umugiga, ninde uzadutabara muri ibyo bibazo? Numva turarangije. Suzuma mutima wawe, nanjye suzume mutima wawe. Nibiye byo kwiyeza,
abantu ba Kristo bagiye mu byaha benshi bamwe baracyagaragaza ishusho yo kuba mu itorero ariko mitima yabo iri kure y'Imana, urukundo rwarashize, urwango niyo rwuzuye ku mitima. Bamwe bagendana amabibiriya ariko mbuto ibyo batuvugamo kudushakaho imbuto ntago zikiboneka. Mane bafashe, Yesu abaho umugisha. Ijambo ry'Imana twari tubazaniye niyo ngiyo, murakoze kudutega amatwi kandi nimumvira muzarya ibyiza. Mane barire kozi Imana imuha umugisha kubw'ijambo ryiza atubwiye kubw'isezerano. Ariko je numvisemo ko habamwe amasezerano ngo Imana isezeranye ibyiza ariko ni bibi, kurabamo ni munyumvira idusezeranije ibyiza turamutse twumviye Imana. Kwa tutayumviye duhura n'ibibi birumvikana. Je rero ndumva naguhitiramo cyangwa nakuhitiramo inzira nziza, ukora ibyiza kugendera mu byiza. Imana yo mu ijuru dushoboze, tugambirire kugenda neza, tugambirire gukizwa, tugambirire ibyiza. N'Imana yigeze bibwira Kayini ngo amaze kugirira nabi mwene se Abeli, hanyuma ngo imuhamagaye iravuga ngo mwene se ari he, ngo sindi umurinzi we. Ati se wababajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Umuntu akoze ibyiza aremerwa, umuntu akoze ibyiza arashyigikirwa. Imana rero idushoboze. Reka dusengere ijambo ry'Imana kugira ngo risohoze ikirizanye. Nababwiye nkisenga ngo ijambo ry'Imana ni umuhigi. Mana ishobora byose, Mana y'ukwiringirwa, Mana ihoraho, iri ni ijambo ryawe rivuga ryeruye. Mwami Yesu, dushoboze gukora ibyiza, duhe gukora ibyiza, duhe kugendera mu byiza, duhe kumenya inshingano, duhe kwita ku murimo n'umuhamagaro waduhamagaye. Kandi ubwoko bwawe ijambo ryawe ryagiye ryibanda ku bakozi bagukorera, abo wahamagaye ngo bagukorere. Twese twarahamagariwe kugukorera, duhe kuba maso no guhuguka. Abakirisitu bahuguke, abayobozi bahuguke, bavuga butumwa, bashumba, buri muntu wese ahugukire gukora ibyiza kandi ahagarare mu nshingano ze. Iri ni ijambo ryawe rikiza abarwayi, barushye baruhuke, bacitse intege basubizwemo imbaraga, babuze icyerekezo bakibone, indwara z'ibyorezo zikire. Urambika abantu bawe ikiganza cyawe kiracyakora imitangaza, kiracyakiza, uyerekane nk'Imana. Urakoze Yesu, urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Dusengeye itorero, dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abayobozi bacu batuyobora, Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi bose bafatanije nabo. Bagirire neza igihugu cyacu, kigire neza, kandi buri munyarwanda wese agambirire kugira neza. Urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibishimire. Reka tubahe telefone zacu kugira ngo tuze kuvugana namwe muramutse hari icyifuzo mugize cyo kugira ngo mutubaze cyangwa se tubasengere. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 93 rimwe. Kamushumba nawe bahe telefone kugira ngo tuze kubafasha. 07 824 39 754. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.